indese kandi bari du Uwase Bianca arankunda ni umwana mwiza turakundana cyane n'umwana mwiza Uwase Bianca ari mu bakobwa banyimye i Kigali ngo kubera Titi Brown mbwira iki cyucu ndakibwira ati Titi Brown arafunze nukuri kwima yakwimiye iki yanyimiye iki kweli namubwira ati Uwase Bianca Titi Brown kirafunze uri mu biki wampaye Uwase Bianca arakarira ngo no ntagikuraho umanuka kugira ngo mashe ngo ziko namukuye mu babyinyi nagombaga guhemba namuhaye n'amafaranga avuga ati iki gicoce nta kintu gifite kibwira abaturage n'ikigende hariya nose duko ukima mushaka gufatirana abakobwa man nose urumva utari umufatiranye ubwo niki cyagufungishije wowe Jewe man nose ko ngewe nazize ubusa bro vuga ngo bisubiremo ngo barambeshe vuga ngo barambeshe oya none se byose ni kimwe nazize ubusa barambeshe Nwese wari watangira abantu bari kumbaza ngo amazina ni Ishimwe Thierry man what the Ishimwe Thierry guys Ishimwe Thierry niba ugiye kuremera Titi Ishimwe Thierry kandi mu abantu bazima abantu abantu bari kumbwira ngo nganiriza ngo reke kumbwira ngo ibintu by'uburaya kandi ngende umwana mwiza reka nawe ngiye kukuganiza ibintu byo gutera abantu ngo nuza ngo imbabazi ngewe Ddumba ngiye ntera abantu imbabazi nose ninde kubwiye ngo utera abantu imbabazi ndimo ndakira ubu ntabwo turimo turaganira simbona kubwira sinzi bakubwira ibya se Uwase Bianca sibyo byagise uko byagenze kwimanega nuko ntabwo Jojo kariye bwira ka Jojo kaze kabivuge kari gahari ni kuko kabazanye Jojo arimo aroga man Uwase Bianca nushaka urongora Uwase Bianca nukuri kw'Imana ngewe ntabwo nakora ubukwe none aha man naba nisha hazaza hanjye oya uracyashaka kubera utakora ubukwe man nose ko mbona abari kubukora basaze urashaka mitensa aribwo nyivira muri gereza umugore ansaze reka oya hari abana bezerega wowe nk'ubu ngubu Titi umurongo uyu mukobwa ntabwo yagufata neza kandi ubu ngubu ufite babazi story yawe babazi ukuntu wabayeho nta mukobwa yagufata nabi yagukunda kugukundwa kaza Ddumba we sigaye ninya abakobwa man sigaye ninya abakobwa bya danje bro cyaze ibikobwa by'ino minsi noneho by'i Kigali noneho hari abajama kangutere story man hari nk'umujama wanje urumva hano nati erega nge sinakuvuga wenda ngo ni na situation yambayeho man no kubera situation nasanze muri gereza man hari umujama nyine wararaga munsi yanjye urumva hari ukuntu abakobwa basigaye barabuza amafaranga ibi bintu babigize business urumva uko ngo umujama nyine yatanye n'umudemu urumva noneho atanye n'umudemu mu rugo umudemu noneho barabikora nyine bumvikanye n'iki urumva bumvikanye agasenkani noneho umudemu baranje gukora izo boro umudemu ahita abwira umujama ngo mva se ngo ngaho ibihumbi 500 byanjye wanyemereye tipe araseka avuga ariko se sheri azi ko ari brage gasheri reka kwikinira abantu twavuganye senkana ayo mazero uri kongeraho nayiki umukobwa arambwira urayamada umukobwa ahita akijipo urumva urumva mutipe nyine yari yamuriye nyine Kizimbabwe urumva nyine gahunda zikiri mu mukobwa mo imbere urumva noneho umukobwa arangije afata na za nzembe bakunda gukoresha kunuza ku ngoyi zabo ariyitemaho akantu umutipe aravuga se ibyo ni ibiki uri gukora uzi umukobwa akimara gukora ibyo bintu yese atangira ngo wamfate ku ngufu bro uzi abaturage bahita bahurura uzi ibyo bimenyetso uwo mukobwa baguteguriye niyo wakora iki niyo wakisobanura iki mu rukiko ntabwo wabicika man urumva nyirinzu urumva bahise bahurira ba nyirinzu umukobwa aravuze induru ngo uyu mutipe twari twatanye yari inshuti yanjye none tugeze hano ahita amfata ku ngufu ntabwo yavuze ngo nta mafaranga batari bumvikanye urumva yaravuze ngo amufashe ku ngufu kandi atabishakaga urumva bro deniga bamujyanye urumva bahise babajyana kubapima ribu nyine bahise bamagara ribu iraziramutwara urumva
noneho arangije nyine bataba bajyana kubapima forensic kuko ikimenye kuri hari viole ziri mu bwoko bubiri. Hari viole ya mineri y'abana b'imyaka 17, hari na viole y'abana bari hejuru y'imyaka 10 ay'abantu bakuru nyine. Ariko iyo umuntu mukuru ubwo wamufashe kungu wamuhatirije kugahata. Ari nacyo kintu mbwira abaniga banje man, nimushake mwirinde basaza kuko man abademo bari hano hanze man, ndaje nyine ngomeze ngutere story. Noneho ubwo bagiye kubapima umutipe yageze muri riba arabwira ariko ngiye umukobwa twumvikanye 50,000 ahubwo ngiye muhaye amafaranga make urumva. Nyine ahitavuga ahitasakuza induru batamubaza se none se n'urwembe niwe wikase, nose ni imyenda niwe wayiciriyeho, nose ubwo Ddumba ngambwira nawe ugeze imbere ya ribu umukobwa yakoze ibyo bintu yaciye imyenda yikase n'urwembe, ubwo ribu wayisobanurira iki? Ko nta kamera ntaki, kuko nta kuntu wakumvisha abantu ngo umuntu yikase man, ntabwo bishoboka. Umukobwa yaravuze ngo kuko mu bimenyetso biranga gufata ku ngufu hari kuba bamukiriye imyenda, kuba bamufatiyeho icyuma cyangwa ikintu cyose cy'igikangisho urumva man hari no kuba nyine basanze spam zawe mu mukobwa. Umutipe man akati imyaka 15. Can you imagine? Titi ufite iyo mitekerereze urumva uzarongora ibyo bintu bizakuvamo ryari? Nje nzarongora, ntago ndi kuvuga ngo ntago nzarongora man, ariko nyine nje ndi kwibwira abajama banje kabisa bitondere. Noneho dore mineri, dore abana batonya nibo basigaye buzuye imihanda man Ddumba, basigaye bava iwabo bataye y'inyama, bava iwabo bataye ibiryo iwabo n'inzoga za ba papa wabo, nose baza ku muhanda baje gukora iki? Baba bashaka nyine abajama rero noneho bafite ukuntu bakoze inama y'imyenda basigaye bambara utumini, uramubona ukahita utarezo man, noneho baba baramugaburiye iwabo baba baramugaburiye cyaragiye kikabyiba kikazana ibibuno mana yanjye mana umva zabibyeyi zakoze inama man Ddumba ugahita utarezo umva ukahita utarezo ugataradari umva ngewe erega Ddumba ubu naka kanya turi gukora ino live hari umuntu umaze gutegera mineri moto avuye muri ghetto, hari n'uwo baza hari n'ufitanye gahunda na mineri wamujyama ngo hariya bavuga ngo babitanga ribu bimva birenze ribu man, birenze ribu bro, that's 25 years iriya ni forever muri gereza man. Ngiye nasanzemo abana tungana man Ddumba bamaze imyaka 10 akambye ngo ngiye bafunze mfite imyaka 20 ngize imyaka 30 ndasigaje ndi 25. Oya uyibaze bakuba 4 man, nose ngiye siyo na proposegwaga man, yes yo na proposegwaga imyaka 25 bro, cyangwa ukeka ko ngiyewe kuba naragize ihungabana ari ibintu byizanye man rero kumara imyaka 2 wicaranye impapuro zanditseho ngo uyu muntu turamusabira imyaka 25. none Ddumba natekereza ukuntu uzasohoka mfite imyaka 51 man, ngiye bikancanga bro. Can you imagine? Abantu bari kuvuga ngo muzajya mubaka ama ID, reka mbabwire n'ikindi kintu ngiye nabo niboneye nimugoroba bro, ni ukuvuga ngo bafite ukuntu basigaye beditinga man, basigaye beditinga ama ID muri iPhone, agafata isura ye agatira umushuti we ID man, urumva isura ye akahita yishyira handi ku ifoto man, iyo agafata ifoto ye kuri ID ye akahita yishyira handi ku ifoto, kubera ko twese badufotora turi abana urumva amasura yacu bayafata turi abana, ntago nyine ntago wabihakana ngo ntago ari we man. Akakwereka ID kafite 21 kandi afite 16 man. Noneho abana b'ikige none ukuntu basaze nyine n'iki Ddumba basigaye murahura n'iki gahunda yaba ego ko Kristo akavuga se ni umwana ugatakara mu mwobo mu manga mu kimanga wa munga niyo yandirimbo ya Kiriku na Kivumbi ugataka ukajya mu kimanga ukadumbukira ngo mu kimanga umva ibyo bimanga biri hano nuko batuma ifishe yikingira ikarita yikingira ni nayo buriya yemerewe nuza acte de naissance niyo yemewe n'itegeko man. Abajama banje man maniga yanjye mumbabarire man, mutinya man, kuko man kubera ko ibi biboro abantu bakinisha man itegeko man. Ddumba itegeko ndimbati niya buranaga iminsi 2 umukobwa yavugaga ngo yabikoze ngo ashi habura iminsi 2 ndimbati akavuga ngiye nabikoze habura iminsi 2 n'iminsi 2 yonyine niyo yabura iminsi 2 ngo cyangwa se amasaha 2 ngo yuzuze imyaka 18 bro. Ukibesha ugasambanya umwana w'abandi niga 25 years kandi ugasanga wenda nanubwo warengeje n'iminota 2 gahunda iri ku ugasanga ugiye kumara ubuzima bwawe bwose muri gereza man. Ahubwo kandi kantu noneho abo bakobwa urimo uravuga abo ngabo bato basigaye bafite ikintu cyitwa sida.
sida iteye ubwoba man. Yo basigaye bafite ikintu cyitwa sida. Uzi ko hafi mu bakobwa bari hasi y'imyaka 18 ugiye kugenda kureba ushobora gusanga kuri 10 batandatu ushobora gusanga bafite sida. Mwirinde wa mugane wa Titi man. Nibyo ndi kubwira abajama banje man. Bro nyine man, njyewe abantu nyine abajama basigaye bambona nakunda guciringa n'abantu cyane cyangwa se abademo muri rusange man. Njyewe ntabwo no se Ddumba kamubwira nk'uno mudemo njye naziraga bro. Urumva njye n'umuntu byandi byanye byo kuvugana n'abantu bose. Umuntu akaba yambwiye ndashaka kugusuhuza, ndashaka gukora ibiki bro, utazi ko ari kuneka, ari kugufata, ariko kuri codinga akuneka kugira ngo azabone ahantu akurangiza man. Urumva njyewe kubera ko nanjye ibintu by'ino case yanjye sindamenya nimba ari we, nimba ari abangambani. Njye uzi ko kereka niyicara bakabinganiriza kambwira ngo byagenze gute. Njye ntabwo nzi impamvu nafunzwe man. Urumva gusa icyiza njye nahaho gutabera bro, nahaho gutabera mu gihe cya nyashyo, ndataha kandi ubu ndakomeye, I'm strong, kandi ubu ngubu ndimo ndagerageza kwiyubaka. Ariko man njye nabyambabaza kubona hagize iniga yanjye man igimageragere izira man bari abana bro. What the man. Njyewe Ddumba nararahiye n'abantu n'abatiti benasize hariya man, ndabasengera byatari man. Ariko umva ngubaze ikintu kimwe abandi bantu bashaka kumenya. Kuba waramaze imyaka 2 muri gereza uzira ubusa, bakaba babizi ko ubu ngubu bayeho nabi, nta kintu ufite, ugiye kugaruka warasubiye inyuma n'ibintu byose wahombye. Nta hantu na hamwe bigeze kuvuga ahantu bashobora kukwishura nibura amafaranga, nibura bakaguha nibura n'ishati. Biriya ntago ari ngombwa Ddumba, biriya ntago ari ngombwa. Njyewe igishoro cya mbere nuko ndi hanze bro. Ntacyo banabivuzeho. Njyewe mfite Imana n'abantu, ibyo ngibyo biveho man. Njyewe mfite Imana n'abantu bro. Abantu bari hano n'ubundi nibo batumye mbuwondiwe, n'ubundi bazongera nongere kuba nk'uwo narindiwe mbere bro. I don't care man. Njyewe naravuze guhora n'uko Imana. Urumva njyewe ibintu byo gusubira mu nkiko njye nari hahamukiye man. Sina kintu gishaka cyasubira mu nkiko. Urumva aba abantu bawe niba uvuga ngo baragukunda ngaho bagutemo ngabo nimero ngiyo ishimwe Thierry sibo wizeye baturebe. Abantu barankunda njyewe dore mu ngiyo abadiaspora ngabo niba bagukunda reka tubirebe. Nunyekekesheje urambwe ngo mbireke simbivuge. Ngaba abantu bawe wizeye reka turebe niba bafite ikintu babwira abaturage. None se ubu inzu yawe irimo igitanda, irimo salon, ufite televiziyo, ufite ahantu umuntu yakwicara nk'ubu mvuye muri Canada kuza kugusura nakwicara he? Iyi nzu se mfite urabona ntari kwa Jojo. Iyi nzu ngiye mfite. Ako Ddumba wagireka gushinyagura amano. Uracyatuye kwa Jojo? Ni ubu oya, urumva bari baramfatiye apartment nyine maramo igihe gito. Ariko nyine gihe cyarangiye nayisohotsemo ubu ngiye kuba ndi kwa Jojo iminsi mike. Ubuzima we uraje nkubwira ubunyarwanda je Ddumba nabivuze. Ubu ni wowe ubu ngubu ubuzima bugiye gutangira, ugiye kongera kuba Titi. Ugiye kongera kuba Titi. Bagufatiye apartment, bakigufata mu mugongo iki n'iki. Ubu ngubu yashize nyine gihe kirashize, ugarutse kwa Jojo. Abakaritasi baye bakuriho bari bumva kuri hatari. Ubu ugiye gusigara na Ddumba na Dekati gusa. Wapi naga rimwe mwenyine mfite gusa abanyarwanda siganibereye. Ndimo ndashaka urasigara na Ddumba na Dekati gusa. Ndimo ndashaka inzu. We wa muskwa. Ndimo ndashaka inzu. Amafaranga abanyarwanda bari kuyama wa murezi. Toka kure wakibwa. Ddumba tema ibiti. Abantu baravuga ngo Ddumba kuri iki? Ddumba tema ibiti, urumva acuruza ibisheke. Bazo umuntu ucuruza ibisheke muri Canada nta n'ibisheke. Ubundi uzahomba. Bagukuye muri apartment wagarutse gusabiriza kwa Jojo. Rero uwo ni wo munyarwanda. Umva man, it's a process.
ariko ahubwo umva ikindi kintu nshaka kwibwirira abanyarwanda mani, mumbabarire muzahinyuze Ddumba mwarabibonye amaze iminsi anega iminsi ngo muramaraye ngo muzahita munyanga. Ni ukuri kw'Imana njye niyo mutama amafaranga mukanyera urukundo mani, mukomeze mu nkunde, mukomeze mu following, mukomeze mu sharing ibintu byanjye rata. Bari abantu bari abakire bafite amakampani bakomeze bazama ibiraka, igihe kizagera batangiramo ibiraka, abahanzi bongere kuma akazi, dore nta kazi nyibona, abahanzi bose baranyanze. Urumva wa mugani wa Ddumba ndabona ari we nsigaranye ubona Dekate. urasigarana njyewe na Dekate gusa, kandi Dekate nawe ibintu yarabirusha. Urabona ko apostinga rimwe yiciraho, ngira ngo abayicaye akavuga ati agapostinga nk'akantu. Ubu ngubu uraza gusigarana njyewe gusa, ahubwo kubera ni njyewe muntu umaze imyaka 5 ino mihanda nyikubita buri munsi. Ni ukuvuga uwo nkuyeho amaboko arazima. Yego. Wo nkuyeho amaboko arazima. Ubwo ni ukuvuga ko wowe, ariko reka nkubwire, ni ukuri kw'Imana sinzagutenguha. Nzakuguma inyuma nubwo ufite ibigoryi bikuri ku ruhande biguma bikubwira ububwa. Bande se bambwira ububwa kandi ntabwo nshaka kubavuga amazina yabo, ariko narangije kubishakisha ndabimenya. Nanjye singishaka kwiteranya, ubwo se nshobora gupfa bukiri kare kandi nkeneye kugufasha. Ariko uzajye wimenyera ubwenge, Titi cyane. Uzajye wimenyera ubwenge. Ugomba kumenya ko tugukunda, Titi. Rega utarajya muri prison abantu wavuganaga nabo yari njyewe. cyane none uragarutse barashaka kuduteranya. Nta muntu waduteranya mani. None se ariko nukanuke mani, ngenge Ddumba nukanuke, umutima wanjye ntabwo urakomera mani. Umutima wanjye uracyari imbabura. Mbabarira mani, mbabarira kabisa. Wallahi doko cyabaye nukuri sana ubwo bisabye ntabwo nzongera kugutuka, nukuri kw'Imana. Ariko nawe waranutse uranaga ari ngewe wabeshya abanyarwanda. Waragiye ubundi uriya muntu ninde? Ariko Ddumba urifata ukabyuka ugapostinga ibintu ngo Titi ngo yanutse. Ariko Mana yanjye, ariko Ddumba wagiye ureka ibyo bintu Mana. Erega abanyarwanda narakubwiye, abanyarwanda ndabayoboye. Abanyarwanda yige muri nge wirimo. Uzi ko abantu bose banyikira nguye bazajya kumba rusha ubwenge. Kumbwira ngo kuba wamututse ngo ni byiza. Navuga se natutse njya kureba post sanga ari ibintu bigoko Kristo. Mfite umuhungu wanjye uzi guhindura amajwi byataye. Iyo nshaka gutwika kantu namubwira ati igana ijwi rya ntuza, uhita umpaka kaboro, ahita vuba ahita agacishamo. Nkahita nguteza rubanda. Ntuwakorana beef na Ddumba ngo uzarangire. Ni nkuko utakubona. Ariko basi beef irangire. Beef irarangiye. Njyewe ukuntu nakubwiye nyine impamvu nayo ngufitiye imihari. None se Titi, ni iki kigiye gukurikiraho mu buzima bwawe kugira ngo live irangire abafana bawe babimenye ati Titi araza gukurikiza wiki ngiki? So nukuvuga njyewe ikintu nsigaje, urumva ikintu nsigaje ni ukongera kujya kwimuka. Ntegereje kwimuka kuko I'm looking for a house, ndi gushaka inzu yo kubamo. Nimara ubundi kwimuka maze gutuza abanyarwanda ngiye kubatamo cyane. Amaze imyaka 2 ndyamye, ibaze noneho akantu ngiye kwerekana, shira ibintu byanjye ku murongo. Kandi Imana urabizi ko kuva kera ngiye ndi umukozi Imana, ndi umukozi. Iyi game ninjye wahinduye ino game, urabizi ninjye watumye ababyinnyi mu Rwanda bahabwa agaciro. So rero password ndayizi, si byose. Kandi ikintu cya mbere rega ngiye mvuga ntagaruka ninjye mu byinyi wenda urenze, ahubwo ngiyewe mfite abantu, urumva, kandi abantu nibo bintu Mana. Sometimes ngiye njya mvugisha abantu kuri Instagram, ukabona nyine turavuganye ndamusubije, ukabona biramutangaje, kambwira ngo nabonetse ko wansubiza. Ngiyewe mani n'abantu muri hano mu byumve, ngiyewe nkunda abantu, kuko abantu nibo batuma dukora, sibyo? Kuko kandi gukomeza gukora na abantu mani Ddumba, sibyo? Kandi ngiye nyamvuga ko mbere yaho abantu, kuko nibo dukorera mani. Nose ubwo waziyemera kuba, kuko urabona ko hari abantu bagera ku yindi level Ddumba, sibyo? Bagatangira guta abantu yahuzwe mani, bakibagirwa ko abantu nibo basharinga ibintu byabo, urumva.
nibo bakora buri kimwe nyine tu, kuko umuntu atakunze indirimbo yawe ntago nyine nta kintu azigera ugeraho tu. Nibyo. None se Titi, akandi kantu kabazo ko njya numva wivugisha ibyongereza wize amashuri angahe? Wize amashuri angahe ko numva uvuga ukavuga ibyongereza nkumva uri buracomeka mu buntu bw'ubwongereza, wize amashuri angana iki? Highly nize kugeza mu wa gatandatu, narangije 2014 muri lycée de Nyanza. Abantu bahize barabizi baranzi. Ni urumva mu wa kane no mu wa gatanu nize Saint Patrick, mu wa gatandatu niga muri lycée de Nyanza mu Butansinda. Na university wagiye? Wase ntago wasubira kwishurira? University nayijya mu, none se university ari imyaka igira. Urumva se ufite gahunda yo gusubira kwishuri se? Reka ndi gushaka kubanza barumuna banje mani bige barangize, urumva nabo bagira umurongo, noneho nanjye nkumize kwituka. Abenshi batatu barinda kurangiza, uri mu mashuri makenya, uri ya matonya ari mu wa gatandatu primaire, niwe bucura bwacu. So nicyo kintu rero nshaka. Nese Titi, ko mbona izina ryawe rimaze kubyimba cyane kurusha kubyina ubu video bwa ba Jojo ba Benda. Urumva se iryo zina ryawe ko ugiye kurigarura muri bwa video bwa challenge, ntukeneye gukora ikindi kintu, nta yindi project irenze kubyina Titi? Of course. C'est projet irenze kubyina Ddumba. Urumva tugiraho tukirangiriza cyangwa turangize? Ngewe naravuze ko ngiye ndashaka gufungura ishuri rinini rigomba gufasha abapeti, abana nyine bava mu magereza, urumva kugira ngo ntibazongere gusubira muri birayiboro mani, kuko hari abana twagiye tuganira mani bagiye bafunga inshuro zirenze 2, 3, 4, 5, urumva, kandi ugasanga mani nabo se amahitamo yabo mani, urumva. Iyo navuze ko mu bushobozi bwanjye mfite nzaba mfite nkuko nyine nagiye mfasha abandi babyinnyi nabo ba Bianca bose uvuga bakaba bafite ikintu bamaze kwigezaho mu buzima, sibyo? Navuga nyine ngewe ngubu none ngiye gufasha bari abana, urumva, nkafatanya na leta, urumva mani, tukabahindurira ubuzima, ngakoresha connection mfite ndetse n'amaboko ya leta, nyine tukabahindurira ubuzima bagasubira mu buzima bwabo busanzwe. Kandi mani byose birashoboka, kuko impano mani dance cyangwa se industry mu Rwanda ni ikintu gipaze kuzamo amafaranga mani Ddumba. Ikindi noneho mitari nanabibwira abantu, ngiye gutangira gukora collabo n'abasani. Indirimbo akaba ari yanjye, ari ya Titi Brown, nkaba nafata nka Precision, nkaba nafata Juno, nkaba nafata umuhanzi runaka, tugakorana collabo ari ikigoma cya dance, urumva, kugira ngo ngashyiramo ababyinnyi, indirimbo ariko ari yanjye, nka kuno bano babyinnyi bo muri za Nigeria babikora, ba Popoli, urumva, cyangwa se Yiwembre muri Uganda, you feel me? Indirimbo irimo kubyina kwinshi, kamera iguma ku mubyinnyi cyane bigaragara cyane. Aba video urafa bo mu Rwanda, umuntu abarimo arabyina bakamukishaho kamera gutya, akabyina bakamukishaho kamera gutya, ukibaza kubera iki wamushyizemo utaza kumwerekana. Indirimbo irimo kubyina ibyo nibyo nashakaga kumva, ibintu nk'ibyo. Urumva rero abanyarwanda banyitege, kuko abantu benshi babwiye bambwira ngo nangire nkoreshe YouTube channel yanjye, so ngiye gutangira, kandi nizera ko muzajya musharinga boro zanjye, umva na amahiti gusa. Dota Divine ndakumubona, Divine rwose umukobwa wanjye, ya Divine nacyo gisigaye gikora neza cyane. I'm proud of her. Lili, thank you. Cya Divine kiri muri bya bikorwa ngewe ntakoresha sinsa. Hano hari umuntu bita Natasha, arambwiye ngo ari kuvuga ngo uku kwezi Lili Natasha, ngo ku kwezi kwa December ngo kose aramfite. Oya. Ariko niba atari bya bindi by'abantu, hari abantu baza bakabyandika muri comment, akanakwandikira inbox. Ariko abantu bakunze kuzi wanjye baba bari seriye. Ego. Abantu bakunze kuzi wanjye baba bari seriye. Noneho ubwo banyandikire inbox nyine, mu mwandikira abantu bavuga nimusebye nimuvuga amahomvo. Ndore umwana Ishimwe Thierry abohereza kuri World Rabbit, iyo niyo nambaye. Uyu niwe tugomba gusabiriza kwa nyawe, reka bya bindi byanuza ngo yari amadeni ngo agenda ngo arayiba, musinzi ngo ariruka ngo ajya muri za Mozambique. Ukuri ko gusabiriza kwa nyako, niko gusabiriza gukwiye. Ukuri ko gusabiriza gukwiye. YouTube channel ni Titi Brown, ahubwo bagende kuba bakora subscribe hakiri kare.
channel ni Titi Brown Brown ugiye gukora Gangster. subscribe. Nukuvuga ko Titi Brown agiye gutangira gukora indirimbo ariye ariko yayikoze na Juno ikajya kuri YouTube ye, ababyinnyi bakazajya bagaragaramo cyane, kandi akantu nakishijemo ko ba Benda ba Jojo ko bakora ya narinde n'ugutwika kwanjye ndabyubaha cyane ibintu byo kubyina guys. Nemumba nk'ubu ngubu Benda ushobora kumusanga ari mararira ngo Ddumba kuba turi umuntu gutwika nta bintu bya danje n'ubundi nta birenze urumva. I know. So Titi ubundi abantu mba nabateguje kariya kaboro ka video mba nashizeyo nukubwira abantu ngo ndaba mfitanye live na Titi. Yego. Kariya ntabwo nimuzajye muvyegereza imitima, ibintu byanjye byegereje imitima wapfa. Kariya ndagakura tuwe Titi beef yanjye n'utayiga ninko kubera abantu nubabwira ngo ndaba mfitanye live na Titi baraza kwigendera umwe yigirira iriya, ariko nk'ubu ngubu ngo beef nguri hagati ya Titi bakabona twagiye live bahita baza biruka, uwo niwe Ddumba. Jya batwika. Tujye gutwika ubu gukurikirana Ddumba ugomba kuba uri umunyabwenge. Tuba tubaze hari muri F, turi muri F. Wabonye igifoto nagutaye mose? Ntabwo wayimpaye wanze kuyama. Ubwo ntabwo mforowinga sha Ddumba we ndagufasha. Oya ndaguforowinga na fake account zawe nk'eshanu. Ase baraba fake account bizagenda gute? Uziko basigaye batwika kundusha. Baratwika kukurusha bro. Bibaho ugomba kuba uri verified kugira ngo ibyo bintu bibeho, kandi verification iratinda kugira ngo uyibone. Urumva nanjye aba follower mfite sibona akabaye mfite kubera amazi imyaka ine ntafite verification. Abantu bagiye ba opening up account akagira n'ibihumbi 100 bakagenda bakayagurisha. Urumva so Titi karame reka turangirize hano. Numvise ngo wagiye mu Gakiza, ushobora kudusengera turangiza ubu ngubu nkawumeza amaso ugakubita isengesho tukarangiza live. Ibyo bintu biveho man. Titi Agakiza we senga man, bine isoni man. Oya senga Titi Agakiza ntago bakagira mu isoni. Agakiza se nakiro ne wakamishije man, senga tuze live. Waba karita sinema babwira ibintu ntabwo azabishobora. Ntabwo bine isoni man. Nuko nariyo nawe naramubwiye yivugisha ngo sinzi ngo yarafuye ngo yabaye ngo mukizwa, namubwiye ati nari ibi bintu ntabyo uzashobora, nawe ngo hayi noneho iminsi 30 ngo hayi ni iminsi 30 yo gutagakiza. Oya njye nta muntu wamvana ku murongo. Nawe unagukura ku murongo. Abantu reko duruneje abantu ngo mbasengere Imana. Umva mbaye umugisha Imana. Dusengere nuva kwira udasenze. Imana ibamera umugisha rata, Imana ibamera amahoro mu mutima, Imana ndirinde imiryango yanyu, ndabakunda cyane. Urumva Imana ifashe Ddumba guhinduka, urumva imukize imyuka mibi yo gutukana. Kandi komeze kumuha imbaraga zo gutwika, dore gutwika ntago ari ibintu byoroshye. Abayiri watema ibiti, acuruza amapampa, urumva ari koza munsi y'imodokari, yoza amamoteri. Ddumba uri umuntu mwiza, abantu n'ugutukana uri umuntu mwiza. Ngenda ndashaka kubibwira abantu uri umwana mwiza, abantu barabibona ko hari tafari rinini ushira ku muziki nyarwanda. Urumva niyo mpamvu nyine nta muntu ushobora gutumira kuri live yawe ngo abyange. Urumva izo mbaraga nta nubwo azifite. Urumva man, kandi ujye ukomeza uduhesha umugisha kabisa Ddumba, uri umuntu muzima, ntuzahinduke. Uwo mutima wawe Imana ikomeze uwuhire man, ukomeze were imbuto nzima kabisa. Amen. Kabisa. Ibyo bintu ibyo bintu bifashe nk'isengesho. Ladies and gentlemen, Titi Brown back turi kumwe. Good night brother. Bye.